nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 9:5. Dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Emmanuel, gisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 1:23. Abyara umuhungu w'imfura, amworosa imyenda y'impinja, amuryamisha mu muvure w'inka kuko bari babuze umwanya mu icumbi. Iki nicyo kiri bubabere ikimenyetso, nuko muri busanga umwana w'uruhinja aryamishijwe mu muvure w'inka. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 2:7 ndetse na 12. Kubw'urukundo rutagereranywa Imana Data wa twese yadukunze turi babi cyane. Indirimbo y'149 mu ndirimbo zo gushimisha Imana iravuga ngo mbega urukundo rw'Imana yacu, nta warondora uko rungana, rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi kuzimu rugerayo. Rwatumye Yesu aza muri iyi si yacu ngo indushya turuhure. Mbese rwagereranywa n'iki? Mu ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka. Twari abo gucirwaho iteka ryo kurimbuka tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, kuko twari babi mu maso y'Uwiteka. Nta yindi ncungu twari dufite kugira ngo twemerwe imbere y'Imana. Ihitamo kuduha umwana wayo ikunda cyane apfa ku bwacu. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nibyo, abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi hiteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwami Yesu yaje mu isi kugira ngo nge nawe tuzabane nawe mu bwami bwe. Yemeye kubabazwa ku bwanjye nawe, nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Yashenjaguriye gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyadukirisha. Uko bwije nuko bukeye uzirikane neza ya Yesu, wirinde icyaha cyose cyagutandukanya n'urukundo rwe. Wowe utaramwakira mu buzima bwawe, uyu munsi umwemerera avukire mu mutima wawe. Nawe wamwakiriye, komeza kumuhamiriza abandi no kumwizera. Mukomeze kugira Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Iyi ni The Voice of the Glory. Nitwa Mugenzi Gedeon.